nyeganyega ngo ni ekipe ya APR bakunda abanyarwanda. Ekipe ya APR Football Club aramaze iminsi avugamo amakuru avuga ko umutoza wayo Darikonovic atakiri kumwe na ekipe ya APR Football Club yagiye mu karuhuko. Kugeza kuri ubu ngo amakuru ari no karibuze kuba arandinga i Kigali kuri airport rwose Kanombe agarutse gukorana imyitozo na ekipe ya APR Football Club. Tseriye inkuru cyumva ngo Darikonovic ntabwo twemeranyije, baravuze ngo ese ubundi Darikonovic agiye mu karuhuko k'iki, ekipe maze aka kanya ararushye, yakoze ibiki bituma ruha? Wenda ntekereza ko imwe mu mpamvu ikomeye cyane ituma abantu benshi batashobora kumva nyine impamvu yo konje nuko n'undi atari kwemerwa. Ako ntekereza ko ari umutoza uri gukora ibintu byiza. Njye bengeje namubwiye ngo rwose Darikonovic imyaka 3 mwamuhaye. Ese badiri ntibagendaga mani bakajya muri za konje. Ariko nyine kuba ari umutoza n'ubundi hakiro tuntu tw'utubazo twinshi. Ariko naho ukomeje kugenda kuri kino gitutu byatuma atajya kwiruhukira. None se man ibyo ari gukora mu international break. International break nta kazi karimo. Ariko hamaze iminsi umutoza wungirije wa ekipe ya APR gutoza ekipe. Ibyo ni bisanzwe. Imikino nagiye bitabayeho. Ahubwo wenda turebe ngo igituma nyine aterwa amabuye niki, ni izo mpamvu nyine z'umusaruro utari mwiza abafana ba APR batishimiye. Ntekereza ko ikintu cyose Dariko yakora kitarimo gutsinda, kitarimo gukina nyine umupira abakinnyi abafana ba APR bifuza, n'undi nama we yakaza niyo cyaba ikintu n'undi hari cyememerwa n'amategeko, niko nikonja yemerewe n'amategeko, ntago yifashe ngo agenda atabyemera n'amategeko. Ahubwo ikiriho nyine nawe wenda akoze ibintu mu buryo nyine wenda abantu batari biteze ikipe ku mwanya wa kabiri. Ndabona Benga ari kuzunguza umutwe ajya agenda aho uvuze bitajyanye, ajye nabavuga ko ari kubyumva kugira wenda bize kugendana. Ngereka nkubwire Darikonovic ndabyumva, amategeko amwemera ko yabona konje, gusa ntago nje ndi mu bayobozi w'ikipe ya APR FC nayimuha. Ushaka kumbaza ngo gute? Kubera iki? Iki nicyo gihe cyo ko ari kumwe n'ikipe ngo agire ibyo akosora se abakinyeshe ne mu ikipe y'Igihugu bye ngibyo abafite nibo baba ngibyo pe niko kubitanga n'abakinnyi. Arabizi ko nije na Clement mana azaza ari wa wundi, Yunus azaza ari wa wundi, niyo mugakroda azaza ari wa wundi, Ruboneka azaza ari wa wundi. Arabura gufata ba Rampte na ba Watara na ba Mamadusi ngo bari kwitaho agafata akagenda. Man nje ntabwo ibyo bintu byumva. Nega no tuvugisha ukuri, abatoza ba mbere ahantu uzarebe ni abenshi usanga ya raporo nyine bakira. Kuba hari rero no kuba dahari igihe usanga byose nkari kimwe, gusa wenda kuba hari yine otacho, kuba hari yine kosora kangaka gira gutya nk'umusozi nyine mukuru nyine uzi icyo kipe ishaka, donc ari we nyine uvuza amategeko nyine n'amabwiriza y'ibiranga nyine groupe ye. Ahubwo ikiriho cyo nta kintu yakora kugeza kuri ngo kitarimo icyo abafana bishimiye, aricyo nta kindi gutsinda ngo abafana babyishimire. Konjo mu international break n'abadiri baragendaga, none se ntibagaruka kongera gatsinda. Yego ahubwo wenda twavuga nuko abafana batamukunze, ariko yaba ekipe ya APR kugeza kuri umwe ari ku mwanya wa mbere bishimye, ugati nanjye kwiruhukira rwose. Badafite umutoza nyine nka Dariko cyangwa Nuza Futsiri Froge. Tako Futsiri Froge kugeza kuri ubu ngubu sinzi impamvu ngewe Froge yatwaye igikombe cya championnat datsinzwe cyane, ariko bagiye aterwa amabuye. None bazuta ntabwo ari umutoza ari kuri ekipe ya APR. None bazuta zagitwara ibazutazagitwara we noneho banza ari amacu. Man gusa nyine abakunzi ba APR batazajya bumva mvuga gutya, man biranababaje. Ikipe ya APR abakinnyi ifite ntago araho gukina umupira. APR uyu mwaka yatubirije shampiyona. Man uzire sport iyo bari ifite umuntu bahangana uri seriye. Ishampiyona yacu ibiryo. Ese umuntu banganye ntago ari seriye. Ese amanota 3 ni menshi. Amanota ni menshi. Amanota ni. Ntabwo amanota ari menshi. Ntagiye byacara ari nota imwe ririmo. Ahubwo amanota ni ntabwo ari menshi cyane. Expectation cyangwa ibyifuzo cyangwa byabano biteze muri APS byiri kubahereza. Bari biteze ko bagomba kuza bagakora saison itanu imeze nk'ezimwe yakoraga iyo sport iri mwinegeka. Nyine ikipe yazahaye byo bidasanzwe. Rero uyu mwaka abafana APR akintu bagomba kwakira. Bafukoze saison za nyuma ya Covid nyinshi, Rayon Sport kizahaye
donc ibibazo by'imiyoborere iki byose ikizaha nyine itaragira umwuka mwiza rero abafana bagomba kwakira ko iyi Rayon Sport bahanganye na 18 igakora amanota 18 niba yatangiye kongera kugaruka bagomba kwitegura ko ari Rayon Sport yabera 13 yakoze ibyo bintu zabera 13 igakora ibyo bintu yego ntibikora inshuro nyinshi akwagibuka ko nyine Rayon Sport nyine n'ubundi bahoze bahangana rero ko bamaze kingana gutya bisanzwe nyine bidagadura nta kumva ko n'ubundi mu gihe Rayon Sport yakoresha amanota ne yega yanavamo nasa amanota ne menshi amanota ne yasigaye imikino 10 ni menshi reka nkubwire oya Rayon Sport gutwara igikombe si ikosa nine biranakwiriye kuba Rayon Sport imeze neza ariko Rayon Sport nakifuza ko yatwara igikombe ariko ifite na APR nayo imeze neza tukavuga man APR nkubwire zose zimeze nabi APR uyu mwaka ibintu bigiye kuba man ni ibintu bizi neza ko batazegera yaba abakunzi ba APR bishimiye yaba n'ubuyobozi guhera kuri Afande CDS APR uyu mwaka nizasohoka none iyo challenge yo kwifuza ko APR ikora izasohoka iciye icyamahoro ntabwo cyangwa izasezera polisi rero se mu championnat bingahe yete bingahe siga polisi no kauti yari kwambabaya none ubundi se man polisi zayisezerera ni championnat muri kuvuga ntabwo APR iraba wenda kambyemera ga championnat se yavuyeho nta manota narimo man nta kimenyetso cyuko ikipe ya APR FC yatwara iki gikombe nta kimenyetso kuri ekipe imwe irazi ubwo abariye ko batambwira ni dore ebyiri zonyine mu ikipe gete gucaho ntago ari bikaze Rayon Sport abone ifite iyo gahunda byatangiye ararindwi oya Rayon Sport nitakaza icyo gihe APR ifite ibirana Rayon Sport nitakaza iyo mikino ibiri APR izaba yatakaje 3 mana APR nta kintu kizimiri gukina ntacyo pe tureka kubeshya abanyarwanda nta kintu kigaragara iri gukina no kugitwara n'ibya bintu byo kuvuga nyine yakiguyeho yateguye challenge ushaka kuvuga itandukanye nyine itandukanye amakipe y'amanota niyo ryanga no ico byone iyo impamvu nshaka kuyumva nka Rayon Sport ifitemo nk'amanota nk'icumi cya 12 byo ntabyumva ariko mu gihe kirimo amanota ne nabwo ashobora kuvamo ni ibintu bisanzwe man none se utekereza nyine Rayon Sport ariko yagiye gushyira ejo ndi barihuye umukino wa mbere baba bitwaye nabi APR yazitwaye nabi no se icyo gihe APR iza kubasere nyine gatsinda byari kugenda bite go nyine niyo mpamvu navuga ngo Rayon Sport izagitakaza umukino APR yatakaje imikino kandi icyo gihe hakirimo 5 yaragabanutse nyine reka nkubwire nge singiye guca intege abafana ba APR hatabayeho gutegura hanze y'ikibuga nta kintu ndi kubona kizima mu kibuga icyaha APR igikombe no ko barimo amanota nisava ko yateguye hanze y'ikibuga oya APR FC reka nkubwire nitaye kuba yinari ya kabiri cyangwa iki yuko itazatwara byose inshuro zose akuye umwaka rwose APR FC yakinye nabi umukino mubi akoze irita simbi cyane ko manota ni simenshi none se oya rega hari uburyo ayo manota ikipe nziza uri kuvuga undi ni iyi ikipe nziza uri kuvuga iyo man Rayon Sport akina ibintu bigaragara ukabibona ko iri gukina neza igikombe cy'amahoro iri he igikombe cy'amahoro iri kimwe cya kane yagese bagikina kimwe cya kabiri nayiriyo none muri championnat bimeze bite muri championnat bose imwe ni ya mbere ndi ni ya kabiri harimo amanota ngahe ane ni imikino ingahe ko yakuyemo umukino umwe ni dure ebyiri zonyine ikipe ikanganya inshuro ebyiri nditsinde gati iyi izanganyiza inshuro ebyiri ndi yatsinze ikipe gahita isiga amanota angana nta kintu kigaragara yuko APR yatwara iki gikombe nagiye kubeshya abanyarwanda championnat twayisoza twayisoza rwose Sport gati byaba byararangiye oya ntago turabona izimano benga birabaje cyane kugeza kuri uyu munota niba uri kuvuga ko ekipe ya APR yamaze kurangira igikombe kitagiye cyamaze kugenda ikimo ndakibona mu nzovu rwose ubwo mu nzozi hajya ni mu nzovu ubwo ni kureba nabi baratwara trebo reka twigendere trebo ntabwo igishoboka reka tuve hano mu gihugu cy'u Rwanda rwose oya Super Coupe reka tuve hano mu Rwanda twikire ku mugani wa Afurika ku yandi makipe atandukanye ari buze ko bakina ariko wa mugani Thierry hari ikibazo hano wenda tutarava kuri equipe y'igihugu y'u Rwanda kuko nubundi imikino tugiyemo ni y'igikombe cya gushaka iki gikombe cy'isi nubundi Bengal aba turebera ama equipe agomba gukina uyu munsi mu gikombe cya Afrika mu gikombe cy'isi ahatanira kujya mu gikombe cy'isi aturebera